ni fresh. uzi bibereye imihanda hano, uzi ibintu bibereye kuri ino mihanda, ngo gute? uzi ibintu bibereye kuri ino mihanda. Wapi ntago nashonnye mwana. Hari umutoto ubyinnye yambaye ubusa neza arabyerekana nta kariso. Bibereye hagana ninuza sinzi ni account y'umunyamahanga, niba ari umunyakenya, niba ari uwahe umudiji ariko banza wese bayifunga. bura bahise bayitera bandit. Umva aza neza nta bintu by'ikariso arimo kubyina yambaye ubusa akerekana. Ni danje. Ko zino mbuga zizabasazara. Yewe ngo yamansuye fo neza mwana agahena. ndabona iyi mihanda izabasaza ndagaswingi. Agahena rwose agahagarara akabereka. ubu TikTok ese mukubita bandit. iyi si ivaho ndavuga ati rwose wowe nsubira iwanyu. Ikibabaje ni nyirayo, ikibazo ni nyirayo rwose arahombye kubera icyo gikobwa. noneho wari wamuhostinze siwe wabyinnye. Ni umujama we nyine ya nyiri nuza nyiri live yari umujama. rero nyine yagize abandi baje kuvumba. ariko ndasetse nenda gupfa. numvaga ko ari niyo banze yabandikira batayifungura. ewe hari aho uwo bita bubura muzi nawe dore niwe usigaye yarihaye kubyina yambaye ikariso. rero nayo yari ariyo barimo kurushanwa. murarahombye noneho ntabwo ndi kumva ahantu hari hahiye simwamumagarara. reka nanjye nimvuye kujyaho gutyo ni iminota 5 narimazeho nibwo mbibonye ibyo bintu. ndumiwe koko se nk'uwo muntu wazindutse bajugunye ibishanga we. danje yari arimo arwana n'iki nk'ubu? yashaka amafaranga ku ngufu. ariko se buriya iyo bigenze kuriya ubwo na gift baba baguhaye kuri iyo live nazo ntabwo ziba zikibara. TikTok iyo account bahita bayikubita bandit ubundi bwo niwoje no kuyibona nawe ubwawe. noneho se aba ba hostinze abo wa hostinze gift baba babahaye gift zawe zo wowe kuba account yawe bikiri nzima urazibona. ahubwo we naza account barayisiba n'uwo ngo nyine wabishyizeho n'uwamuhostinze. bombi nyine uwamuhostinze n'uwo ngo wabikoze. nta mikino bari mana bari ibyo tuba dukora byose baba babiruzi. unapostinze video y'umuntu wambuye ubusa utabanje kubisabira uburenganzira bahita bayikubita bandit cyangwa bagasiba video. noneho hagiye icyo bashaka. bo nyine urabanza ugasoma ni nka strike baba baguteye nka zimwe zo kuri YouTube bagutera strike bakahita basiba.
ariko naba hari ahantu uca nyine nimba nyine azi ibintu bijyanye no guhakinga, hari ahantu uca nyine ukababwira wareze ugahita kugarura akawunti nyine. agatsindwa, reka bagende. None se urumva nyine umuntu wamansuye koko. Umva yamansuye, ubundi agahagarara akabikoraho akikarisa wowe. Yo umva seve. Isaka bimeze bite? Fresh muno wanjye. Iyo mihanda yari yahiye nimwamamagara. Mihanda se. Mihanda. Igihe nakubwira ibyahabereye. Bida bimeze ute se? Neza bro, nabyibagiwe. Gaceza amakuru. Didier. Chonesha mani iyo mihanda mbwira. Ni umutoto ubyiniye hano yambaye ubusa buri. Ndetse umutoto ni kuki ataba yantegereje ngo nanjye nihere ijisho niyogereza amaso. Ajya mubwira akantegereza nkiyogereza amaso mwana. Erida ndumva ari insazi kabisa. Mico bimeze gute se? Ni sawa nyine tu. Ndabona biba bimeze ukuntu ariko ubundi uherereye mwana. Ubu ngubu noneho ndi Nyamasheke. Agacaro kari hahandi naturutse ndagaswe. Ubwo urimo kubikora gute? Urimo kubikora gute Nyamasheke? Byahetse nyine ko aba ari ukwitwikira nimanukira njyewe. Ubwiye nkaraga imibare yanjye utemye inanazima ukabya. Andika nziguha ahubwo nari nabyibagiwe. 07 kangahe? 078 02 74 084 Ko ni mico. Uri Nyamasheke agana he? Ndi ku karere neza ariko banigurukira nyine. Urimo uguruka? Ndi gushaka kuzamuka keje ejo bundi. Nanjye niho ndi tu. Nawe uri Nyamasheke se? Wapi nyine niho mvuka ariko nanjye ndi keje tu. Tuzahuza njye ibintu gukorera ni bya bintu by'ama VPN niba ujya ubyumva. VPN? Ko ndashona se. Gusa nigeze kubyumva ariko ntabwo mbisobanukirwa fresh. Guhuza ibintu bya host na ni ibintu by'amahost nyine ushyira mu ma VPN warangiza ukahita ubona internet y'ubuntu. N'ibindi anakora no ku mubiri rimwe na rimwe. Ubu ngubu nawe uri ku ka internet k'ubuntu? Njye ziba zarananyishe mbafite nyinshi. Nazo ubwo ngubwo wagiye uturemera. Kandi nose ko mutaba mwageze kuri YouTube nyine ko byose bihariho biba byibereye. Niho biba biri. Ukoze aho ngaho. Ukoze aho ngaho kuri profile yanjye. Tujya kuri YouTube. Ukagakanda ahantu hari Instagram wahita wakoreka Instagram na YouTube ugakora kuri YouTube. Ndaza kubikora narebe ngo flowing. No kugusharinga ariko banza kuri iPhone bitajya bikunda biriya bintu.
iPhone kugira ngo ikorere fayiro bisaba ngo uwo muntu tube turi kumwe ndebe nyine ziba zitandukanye nta nubwo ziba zakira ama application ya Android. Ariko ubwo ningera keje tuzabicira inganare. Asha nabirenze kabisa. Aho se ko mudasharing intana ngo ziza hano. Queen bimeze bite? Nana se ko ziba zahurudutse. Muzisharing zize abanze hashyi. Ariko wari umuntu umaze kuhajya. Ahubwo se eko nze ndebe ukuntu bimeze ahangaha. Sharinge ku biguji. Yo dora gasheni yakuguriye dora gasuti yakuguriye dadi kusana Mico uzana abanyanigeria se abanyanigeria batesha umutwe. Yigeze kujya kunywera mu kabari kaho k'abanyanigeria agatwinjinya bari zafayitisha bari abaja fayiti nta mikino baba bahagaze. Nta mikino baba bahagaze bari abaje. Umuji urimo kumpiga agasitori hano. Umuji ngagiye ngo agiye guka umukobwa ngo amuhipa ari ndagaswe. Yego se yombera Sevari nyine niba waramuciye $2 million. Undi nyine umuji ahita yereza umukobwa ati shira so sha dore 3 zimaze kubikora abo izindi 3 bizibikora isko yibereho. Insazi bro. Correct. Insazi kabisa. Imihanda yabishye koko ubu twabuze inani tuganiriza koko. Anaseko ziba zigize amabye yoroshye. Ziba zigize ukuntu mwana. Eko ndikubasharinga bakanga kuza kwera. Anye nabasharinze ariko ndabona nta n'umuzi. Ngo the chemical nana zisigaye zarifashe ibiri kubera imihanda amatitoke baramara bakubita banded ngo bari kubyina b'amaso. Bongo iki amatiktok barayamara bayatera banded ngo bari kumansura. iyo ukora yamufuti bahita bayifunga uwo mwanya ajye baza bagere kuri ayo mafaranga nzibagarurire. barajya babanza baguye ku ibyo biceri kabisa. Mbona bagigira bazazifunga bazazimara ahubwo umuntu wese bafungiye TikTok aje wese nimufungure. N'ama Instagram n'iki byose se byose na YouTube. Uje wanjye ufite intuza YouTube we bafunze. Acyara umuji wanjye ufite YouTube ye bafunze. Bari bamuteye strike zingahe?
bamuteye strike zingahe? Shani nyinshi ntago nziza umubare kabisa. Abare eshatu iyo baguteye ya gatatu bahita bayifunga. Wavugaga ngiki? Strike. Numvishe like. Strike. Sinzi zo wari wamuteye tu. Ahubwo se zamukara ivanga mani biba bimeze uti ngewe babyanancanze bro. Kugara ivu. Ukoraho nk'ugiye gushyiraho video nka hamwe unyura ugiye gushyira video. Abo ndi kumva. Yo. Alo. Bicho. Uri kumva? Ujya hamwe nyine upostingira video n'ubundi. Uhita kubona kara ivu wamara ukabona nyine ukahita ugakandaho ukahita ujya live nyine tugategereza. Ndavuga nk'uko turi kumwe hano. Turi kumwe? Kuzamuraho abantu se? Ukanda urabona hasi haba ari akantu kariho akamenyetso ka plus n'udutwe tubiri tw'abantu. Ukandaho nyine ukazajya wadinga ku muntu ushaka kuzamura. Mandi Mandera anigene mumeze mute? Wane po muhungu. Uko mutavuga. Meze ute? Ubyifashe gute? Ni fresh. Ewan. Anje ndaho tuna ni ibyo ngibyo biraho. Natwe biraho. Ko mudatera se umuhungu wundi peace. Imutera arakumva. Nije na Isaac peace. Peace kabisa. Peace and love bro. Ni kweli. Kabisa. None se Niko mwe muratanga iki se muri aya mbona saa saba zigiye kugera mweze bite? Ni imiyaga. No kujya no